Amahoro inshuti y'abakunzi ba Apotre Rosine nyina ndiho kubgayo amahoro y'Imana nabane namwe nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nongeye kubifuriza umunsi mwiza nyagasani abahire nyagasani akomeze kubagirira neza Imana yacu ishimwe uyu munsi dukomeje kwiga ku marembo arindwi Satani ajya afunga ku bantu b'Imana tugakorera Imana tutishimye twavuze ku marembo y'ubukire porte de la richesse twayivuzeho tuvuga ko abantu bayifunguza muri Yesaya 60:11 murabizi ko ijambo ry'Imana tubwira mu migani 22 umurongo wa 4 kwabubaha Uwiteka ingorano yabo ari ubukire icyubahiro ibyo tubibona tutari twapfa ndetse twarapfa tukabona umugisha w'ubugingo ni byiza ko abantu b'Imana rero ni byiza ko abantu twakoreye Imana tubona imigisha tukaba mu isi tunezerewe tugakorera Imana tunezerewe Imana yacu nishimwe twafunguje ayandi marembo ya kabiri amarembo atwinjiza mu bihugu n'amahanga igihe dushakiye Zaburi 2 umurongo wa 7 n'uwa 8 abantu mutumvisha ayo marembo mugende mu musubira inyuma kuri YouTube mu yarebe mu yige mu yasengeremo mpora ngo abantu dusengana hano mujye mukora declaration prophétique no gufata ijambo ry'Imana twize ukarihuza n'ubuzima bwawe ukarihuza n'amazina yawe ukarihuza n'ibirenge byawe ukarihuza n'ibiganza byawe ukarihuza na buri kintu cyose kubera ko murabizi ko nabatugirira nabi batongereye amazina yacu Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro nkomeje kubifuriza umugisha w'Imana aho muri rero kandi mikaze abantu bashyashya baje muri uyu muryango ariko mbwira abantu ko mudaheruka gukora share Imana ishimwe iyo muri gukora share ndabimenya tugira abandi bantu binjira mu muryango wacu bakaza ntago muherutse gukora share mukoreshe abantu bamenye ijambo ry'Imana abantu babohoke Imana ikomeze ihabwe icyubahiro ndahesha umugisha abantu muri gukora like nyine kandi abantu bashyashya mwakoze subscribe ndabaha umugisha mu izina rya Yesu mugubwe neza mu muryango w'abana b'Imana reka ro ntanga isegonda rimwe umuntu utari wakora subscribe ayikore kugira ngo atajya cikanwa n'ibindi biganiro Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro uyu munsi tugiye kuvuga ku marembo ya gatatu na marembo atwinjiza mu migisha mu by'ukuri nta muntu utifuza umugisha w'Imana hari utawifuza se ariko nkuko twagiye tuvuga ko umuntu ashobora kuba aboshye mu buryo bumwe n'ubundi bikamubera inzitizi zo kutinjira muri wa mugisha ni ngombwa ko ugomba kumenya n'uburyo wasenga haleluya ukabasha kwibohora ukabasha kwikuraho yamenye uri mu buryo bw'umwuka ijambo ry'Imana muri Yohani 8:32 haratubwira ngo tumenye ukuri niko kuzatubatura Imana ishimwe iyo tugiye muri Yohani naho 11:44 hatubwira ko Lazaro Yesu yamuzuye ariko asigata muhambuye mu by'ukuri hari abantu twirirwa na dusengana buri munsi amanywa n'ijoro musirimba muririmba mukora imirimo mwarazutse mu buryo bw'umwuka ariko dinotropa mukaba mugihambiriye amena ni ngombwa ko iyo migozi mugomba kuyica ni ngombwa ko mugomba gusenga ni ngombwa ko mugomba gushaka abakozi b'Imana tukabasengera iyo minyururu ibari ku maboko ku birenge mu bitugu mu nda zibyara hose iyo migozi gacika ubundi mugakomeza urugendo mukinjira muri iyi migisha yanyu nkuko turi kuvuga turifashisha ijambo ry'Imana ri mu byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 10 n'uwa 11 Actes des Apôtres chapitre 12 verset 10 jusqu'à 11 tuharebe mbambizi ko hano harimo nabumva igifaransa niyo mpamvu n'icyongereza ngomba kubivuga umuntu akumva ibimubangukiye ntacyo bitwaye no gushumbwa n'umuntu uzi indimi nyinshi hari icyo bitwaye se byose umugisha w'Imana amen ibyo nabyo tuba turi kubinezererwa Imana oh haleluya Mana yacu twarakubonye Mana yacu twarakubonye uyu munsi ngira ngo abantu babonye kuri stati yanjye babonye ko nazindutse posting ibintu by'amashimwe ijambo ry'Imana avuga ngo mu byiza no mu bitu tujye dushima Imana nibutse umwaka wa 2016 mu kwezi nk'uku nguku nibutse ko nabonye Imana amen nukuri buri umuntu utibuka yava nibuka niyajye umwaka wa 2016 muri uku kwezi kwa gatandatu kuri iyi tariki ndetse ni yejo nabonye Imana nibutse ko nabonye Imana icyo gihe nibutse ko Imana yandengeye nibutse ko Imana yantabaye haleluya abantu barabye stati yanjye banyakora postings ibintu by'amashimwe gusa ntabwo ari uko hari ikindi gitangaza cyabomotse wenda mu ijuru woya ariko nibutse ko uwo mwaka igihe nk'iki nabonye Imana
Oh haleluya, nabonye Imana mw'abantu mwe, nabonye Imana igenda n'amaguru. Haleluya, nabuzindutse ndi gufashwa n'ako karirimbo k'agakorasi kavuga ngo Mana yacu twarakubonye. Oh haleluya, byanga byakunda Imana yacu twarayibonye, nubwo ibirushya bitabura, nubwo ibitubuza umutekano bitabura, nubwo ibituma tutishima bitabura. Mosherame, Imana yacu twarayibonye. Wibutse iminsi ya kera nawe? Yo nibutse mwene da, nibutse bintera gushima Imana, bintera kurenga ibyo mpagazemo uyu munsi wa none ndi kurebesha amaso. Nibuka ko haleluya umwaka ushize nk'iki gihe Imana yandengeye, kandi yarandengeye, yitandengera ntago mwa muri kumbona. Oh haleluya, Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye. Byakanga byakunda, iyi Mana yacu twarayibonye. Nibutse ko ndi nyirandiho ku bwayo, ndongera ndamburira Imana amaboko mbwira Imana ngo Mana, nongeye kwibuka ko ndiho ku bwawe, nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare. Haleluya, abarozi bampiga batampiga, basenya banyanga basebya bahari, ariko nibuka kuko bisa kose ndiho ku bw'Imana, nta kibasha kunyeganyeza. Iri jambo ry'Imana rero tugiye gufungurizamo amarembo twinjiza mu migisha. Hari imigisha Imana yavuganye nawe, ariko mumenye neza ko hari umuryango ufunze. Amen. Yesu yigeze abwira banza ari Petero mu byakozwe n'umwe n'ubundi ahantu turi. Byakozwe n'umwe n'ubundi 3 umurongo wa 7, ibyahishuwe Revelation, ibyahishuwe 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Niho havuga ngo ngushyize umuryango ukinguye imbere yawe, ngo shyize urugi, ngo intara mu muryango wa Yuda, ngo ufunga ntihagire ufungura, ngo shyize dosansomare de kirorefo edesika, ngo shyize urugi rufunguye imbere yawe. Imana ishimwe. Rero igihe cyose Imana ishobora kukuvugaho imigisha, twarabibonye muri gahunda ya bohoka. Imana ikakuvugaho imigisha, ariko mu mwuka utatera iyindi ntambwe ngo ubashe kugira ibintu ukuraho. Imana igufashije ni ukuri ugahera inyuma y'urugi, ugahera inyuma y'ahantu hakingiranye imigisha yawe, kandi abandi bari kwinjira. Imana ishimwe. Hano hashobora kuba harimo abashyitsi kuri YouTube channel yacu, harimo abashyitsi mutumvishe wenda inyigisho za bohoka zatambutse. Mu kwezi kwa 5 ni musubiremo, hariho inyigisho nyinshi cyane zibereka ukuntu mukomeza kwibohora iyi minyururu. Mwuka wera w'Imana bafashije bien sûr, ntago mwabasha kubyifasha mwuka wera w'Imana mutari kumwe. Ngere ngo nababwiye muri iki gikorwa cyo kubohoka ukorana na mwuka wera w'Imana cyane, kuko no umufasha. Haleluya. Ndetse impamvu mwuka wera w'Imana dukorana nuko hari ibintu byagiye bikorwa mu isi y'umwijima twe tutabona. Ibintu abarozi badukora ntabwo tuba tubareba, hari ibyo bakora dusinziriye tutabareba. Muribuka ko muri bohoka kavukire twavuze ko hari ibyo badukoreyeho turi mu nda za ba mama. Ibyo ntabwo wari kubibona uretse mwuka wera w'Imana wari kuburi kugusirive yakureba ibiri kukubaho. Umunsi uvuka ntabwo ubizi, ku munsi wa 8 ntabwo ubizi, yewe n'uyu munota hari abantu bakuroga ntumenye ko bakoroze. Ariko mwuka wera w'Imana we kubera ko areba hose akamenya ibiri kuhabera. Muribuka ko hari Zaburi twasomye ivuga ngo ibanza 130 na kangahe, ivuga ngo mwuka wera w'Imana namwihisha he, najya ikuzimu kumera y'inyanja yansangayo, najya mu kirere ko kwashorerayo. Imana ishimwe. Rero mu kubohoka kwinjira muri iyi migisha birasaba tekinike. Ni za tekinike, erega abanyamasengesho ntabwo abantu baramenya ko turi abasirikare. No muri imbere bivuze ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso. Iyo uri umusirikara ubuhora ku rugamba urwana n'ibintu. Nibyo mu Efeso 5 umurongo wa 10 hatubwira kumanuka. Ni ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwambare intwaro z'Imana kugira mubashe kurwana n'imyuka mibi yo hejuru mu kirere, mubashe guhagarara mudatizwe n'uburiganya bwa Satani, kandi mubashe gutsinda ku munsi mubi. Amen. Ngo nimwambare ingofero nk'agakiza, mwambare ngabikingira igituza nk'ukwizera, muzimisha imyambi ya wa mubi, mukenyera umukandara nk'ukuri. Oh haleluya. Ubanza tuzarivuga iri jambo, abantu mukongera mukambara mu mwuka. Hari abantu batambaye kandi ngo n'abasirikare. Mukwete inkweto aribwo butumwa bwiza, mufate inkota mu kiganza ryo jambo ry'Imana. Izi ntwara tuzongera tuzivugeho, kuko hari abantu uyu munota bari kugenda barwanya Satani kandi mwambaye ubusa, mudafite ibikoresho mu mwuka, mudafite intwaro zo guhangana na shitani. Izi ntwaro n'ubu utazifite uzatsindwa ku rugamba. Uribohora gute rero? Haleluya. Imana ishimwe. Hano muri iri jambo ry'Imana mureke turisome. Byahishuwe byakozwe n'intumwa 12:10 na 11.
ni igihe hano Herode yashaka kwica Petero marayika akamukiza. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurikira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode akankiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Mari bakure mu maboko ya Herode n'ukuri. Herode uyu nguyu muramuzi, yari yaramaze abantu b'Imana bica. Amena. Igihe kimwe rero ngo buri buke n'ubundi ngo Petero ngo aravuga ngo Herode aravuga ngo n'ubundi ngo agomba kwiyongeza Petero akamwica. Yari yariyongeje, yari yarisha abantu benshi, ariko aravuga ngo ejo ngo aziyongeza Petero nawe amwice. Haleluya. Ngo kubera ko Petero hano yari afungiye, abitorero bari babizi, nkuko ushobora kugira ikibazo apotre nkaba nkizi, cyangwa ukagira ikibazo undi muntu musengana akaba kizi, noneho abantu bagakomeza kukwingingira. Imana ishimwe bene data. Oh haleluya. Ngo barabimenya amakuru ya Petero, barangije ngo baramusengera adahari. Haleluya. Ngo binginga Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abitorero baramutakira. Ku murongo wa 5 ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana ishimwe. Hari abantu hano usanga bikakaza bakigira abahatari, ngo ntabwo ngo wasanga ngo umuntu ngo agusengere, ngo nawe ngo wakisengera, ngo nawe ngo wakigererayo. Ntabwo mbihakanye ko ushobora kwisengera n'Imana ikakumva rwose, ariko umenye ko hari ikibazo cy'ingutu, ikibazo cyiza gikomeye ku buryo utagisengera wenyine. Bisaba amavuta y'abandi bantu, bisaba haleluya amavuta imbaraga z'abandi bantu. Iniyo fera force. Haleluya. Iyo abantu bunze umwe ibintu birakoreka. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yigeze irema umuntu ku isi kugira ngo abeho ari ingunge, abeho ari umwe. Hoya. Imana igomba yarerebye ibona Adamu ntabwo akwiye kuguma wenyine, murebera undi muntu mugenzi we kugira ngo bafashanye. Bafashanye no mu buzima busanzwe, umwe narwara undi amuha umuti, umwe nananirwa undi ateke, ibintu nk'ibyo. Rero muri ubu buzima n'Imana arebye ikabona igomba gushyiraho ihame ry'uko umuntu atagomba kuba wenyine. Wewe wisengera wenyine kubera iki kandi Imana ifite abandi bantu yasizeho. Amen. Haleluya. Rero abantu mukunda kugira umwuka w'ubwibone no kwishyira hejuru, ngo nimwaca bugufi ngo utange icyifuzo, ubwira abantu muri bagenzi be bagusengere, ngo utange icyifuzo uza kureba apotre agusengere, ukigira umuntu w'umuhatari ukikakaza ukishyira hejuru. Ntabwo ari byo. Hari ibyo uzasengera bikemuke nibyo, ariko ibibazo byose mu mwuka ntabwo binganya ingufu. Ubu uyu muntu ushobora gufata ibiro 5 ukabiterura, 10 ukabiterura, ariko se ubu ibiro 100-200 wabiterura wenyine? No mu mwuka niko babimeze. Hari ikibazo cyiza gikomeye kigasaba bene data bagenzi bacu bakaza iruhande bakavuga ati twende bagabo. Ariko uzasanga hari umuntu wizirika ku cyifuzo cye, akakizirikaho we, ntubwire ngo abandi bagusengere. Nanjye ndi apotre ntanga ibyifuzo, mwari mubizi. Mwese ubu ngiye nakomeza nisengera njyenyine nkabishobora? Umwanya munini mba ndi kubasengera ntabwo byakunda. Bigeraho nanjye ngashaka abandi banyamasengesho babwane nyamara afite icyifuzo kindemereye, mumfashe gusenga. Harabo njye mbwira hano babwane nsengera ndumva bimeze nabi, mfite icyifuzo iki n'iki ndikubona kindemereye, nta kiteruza njyenyine, mfasha dupanga y'ibiri, mfashe gusenga, mfasha duterere umusozi, mfite icyifuzo nanjye kindemereye. Ntabwo njya nikakaza, abantu banzi barabizi. Yego ndiha amavuta yo kubaho, ariko ntabwo njya nirengeza. Amen. Ariko uzasanga n'udafite n'agatonyi ku ruhanga ariwe wikakaza ngo ntakeneye isengesho ry'abandi. Yesu Kristo yaravuze ngo 2 cyangwa 3 bateraniye nzajya mbamare, ngo kandi nimuhuza umutima ngo icyo muzasaba cyose nzagikora, ikindi ngo icyo muzahambira mu isi nzagihambira, ngo icyo muzahambura nzagihambura. None se Imana izi ko nta gaciro kari mu gusengerana no mu gushyira hamwe, yakirwa ivuga iryo jambo? Hari abantu benshi mwanze gusubizwa kubera ko ibyifuzo mwihaye kubizengurukaho mwenyine. Oh haleluya. Muzi impamvu kiriya nkike Yeriko itari kuriduka bari abantu bose batagiyeyo? Iriya nkike yari ikomeye. Hari icyifuzo kiba gikomeye ku buryo gisaba umuriri w'abandi bantu. Imana ishimwe. Nabumvishaga agaciro ko gusengerana. Umuntu nagutura icyifuzo ntukange. Umuntu naza muri groupe akavuga ati mfite icyifuzo ni mu musengere, ni mu musengere.
hari ubutware twahawe iyo dufatanyije abana b'Imana tugahuza umutima. Imana iratwumva. Buri ikibazo twagiye duhura nacyo na esheke dufite kugeza uyu munota nuko twagiye dusengana n'abantu tudahuje imitima. Ugasengana n'umuntu uzi ngo arakwishimiye kumbe mu mutima ishyari ryamwishe. Ugasengana n'umuntu uzi ngo ari kukuzamura mu mutima avuga ati nigishake gikomeze gikene. Icyo nicyo kibazo kuko murabizi ko Imana ireba imitima kurusha ikindi. Twagiye dusengana n'abantu tudahuje imitima bituma n'amasezerano yacu amwe namwe adindira. Buriya ntuzifuze gusengana n'abantu mudahuje umutima. Niyo mpamvu abantu ujyana nabuza gusengera mu kigare kinini. Gusengera mu kigare kinini ntabwo ari byiza kuko burya kugira ngo iyo mitima 10, 15, 20 hure biragorana. Ariko imitima 2, 3, 4 burya ishobora guhuza kuko ni mike. Plus muba benshi, plus imitima yanyu ntabwo iba connecte vuba. Mwa bari kwitekerereza ibiryo, undi ari gutekereza ideni, undi ari gutekereza iki. Imitima ntibe connecte ngo izi imbere y'Imana icyarimo. Imana ishimwe. Petero ngo baramusengera bitorero baramutakira binginga Imana. Babwira Imana bati Imana turengere. Uyu mukozi wawe ntafungwe. Uyu mukozi wawe arafunze ariko ntapfe. Baramwingingira. Haleluya. Imana ishimwe. Ndi kubabwira ukuntu umuntu agomba gufunguza amarembo y'amashimwe. Amarembo amwinjiza mu migisha. Amarembo y'amashimwe ni irindi rembo tuzafunguza naryo nzaribabwira. Irembo ritwinjiza mu migisha yacu. Ubu reka nkubwire imigisha yawe irahari ariko irembo rikujyana yo rirafunze. Satani yaradanangiye imitongero, bariyeri, ibiki byose. Erekana ya magambo bakuvuga bakaguteranya ku muntu w'umugisha. Buri rero n'urugi baba bafunze. Iyo umuroza gutongera ati diplome yawe ntikaba atumva atuzatahire kwiga gusa. Burya abari urugi abashyizeho. None se diplome yawe wayiboneraho umugisha guto utagiye gukora. Iyo umuroza gutongera tubwiza bwe buzapfa ubusa. Burya wo n'umuryango abasizeho. None se bwakugira umumaro gute? Iyo umuroza atongera ibiganza byatumva. Nigeze bakorera ikiganiro kiriho hano kibice biri by'umubiri wacu Imana yagennye byakira umugisha ariko nane by'abarozi baroga. Imana ishimwe. Barangije ngo abitorero barasenga. Haleluya. Muri 62 mu Gakiza aravuga ngo mu gihe cyo gusenga ni dokiri dotaye ngo amasengesho yacu ngo agera kure cyane ngo agatumbagira karenga n'inyenyeri. Haleluya. Mu gihe cyo gusenga iyo dusenze isengesho ryaratumbagiye abitorero basenze riratumbagira rirenga ibirere bari barimo rigera kwa Herode muri gereza rijya gukuzayo Petero. Haleluya. Abantu bakinisha gusenga bafite ikibazo gikomeye. Gusenga ni imbunda, gusenga ni intwari ikomeye ikubita ahantu hakomeye hakariduka akanyeganyega. Amena. Niyo mpamvu shitani abirwanya nyira kaduca intege kubera ko azi ko tuba turi kumuzengereza. Haleluya. Barasenga barayinginga. Ijuru rirangije rirafunguka rirumva. Rimaze kumva ijuru rirekura marayika. Haleluya. Ajya kureba Petero ahantu yaraboheye. Muri iri sengesho, muri uyu gufunguza umuryango w'imigisha, korana na marayika w'Imana ubohora imbohe. Imana ishimwe. Muri imbyara aribye ngo uzaduca izo ngoyi zizaba ziboshye umutima ngo nezwa no kugukorera mbohotse. Hari abantu ubwo buri gukorera Imana muboshye. Haleluya. Hari abantu mwubatse ngo muboshye. Dini façon spirituelle, dini façon économique, dini façon morale, dini façon physique. Hari abantu muri gukorera Imana muboshye. Haleluya. Ugakorera Imana mu bukungu nta kigenda. Utakora, utakakira, utagira gute. Uraboshye ekonomikoma, uraboshye. Hari abantu muri gukorera Imana muboshye. Mu mwuka ibintu byaranze. Mu buzima urarwaragurika. Ugakorera Imana uboshye kubaka urugo uboshye ugashumba uboshye. Ariko uyu ni umunsi wo kubwira Imana ngo Mana dukeneye ko ni dokiri dotaye desika desa. Dukeneye ko Imana ifungura aya marembo y'imigisha. Niryo somo ry'uyu munsi. Buri muntu wese ahantu yiriwe. Abari hanze ubu muri kubyuka mwebwe. Abari mu bindi bihugu muri kumanywa. Uyu munsi usengere muri iri jambo. Bwira Imana ngo Mana nkuko apotre yabyigishije. Uyu munsi mwanjye ufungura imiryango yanjye y'imigisha. Hari imigisha wavuzeho, hari imigisha wambwiye ndi ku musozi, hari imigisha wambwiye ndi nijoro, hari imigisha wambwiriye mu rusengero, hari iyo wanyujije mu kanwa k'abakozi bawe, hari iyo wanyibwiriye mu nzozi. Mana, it is enough. Fungura amarembo y'imigisha. Ntabwo Satani azahora duheza inyuma y'urugi. Hoya, tugomba kubwira Imana, Imana igafungura. Ariko muri iri sengesho korana na marayika w'Imana ushinzwe kujya kubohora imbohe. Kuko uraboshye. Uzazuca uwo mugozi
uzabuboshye umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukore, uzaze we uzaze uca uwo mugozi, uzabuboshye umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Haleluya. Ibyagiye biboha imigisha yacu ni byinshi, ni byinshi mosherami. Nudafunguza amarembo yawe uzahora inyuma y'urugi. Amen. Abandi bazajya binjira mu migisha, ukomeza ugume inyuma. Kubera iki? Ntabwo wasobanukiwe. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo buri uhereye ku murongo wa mbere bakubwira ko Petero bamushyize muri gereza bakamurindisha abarinzi benshi. Imana ishimwe. Iyo usomye umurongo wa 4 barakubwira ngo amaze kumubukira muri gereza mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ahantu Herode Petero yarafungiye bamushyize muri gereza bamaze kumushyiramo bamuha abarinzi 16 ngo bamurinde. Ni ukuvuga ngo 4 muri buri nguni. Imana ishimwe. Baramurinda kugira ngo atinyeganyeza, baramurinda kugira ngo adasohoka. Uyu munsi ntabwo uzi abadayimoni bakurindishije. Uyu munsi ntabwo uzi abadayimoni barindishije diplome yawe ngo itabohoka iva ahantu iri uboshe kubona akazi. Haleluya. Uyu munsi ntabwo uzi abarinzi barindishije ubwiza bwe ngo utazabona urugo. Uyu munsi ntabwo uzi abarinzi barindishije ubwenge bwe ngo utazakora ngo utere imbere. Uyu munsi ntabwo uzi abarinzi barindishije inkoni yawe y'ubushumba ngo inkoni yawe itazatumbagira. Uyu munsi ntabwo uzi abarindi barindishije abana bawe kugira ngo batazakubera abumugisha. Jambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 umurongo wa 4 haratubwira ngo nzahumugisha imbuto zo mu nda yanyu. Amena. Uyu munsi mumenye ko abantu b'Imana bamwe muri za gereza kandi turi kwabona mugenda. Iyo tuvuze gereza hano ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi uri kugenda wigaragura wa mugore we, wa mumama we, wa mupapa we, wa mushumba we turi kumwe hano. Kandi ubwo mu isi y'umwuka ushobora kuba nawe umeze nka Herode urindishijwe n'abarinzi umuntu atabara. Koko kugira ngo Herode Petero aze kuva muri iyi gereza rimwe abarinzi 16. Urumva aha hantu haleluya hatabaye imbaraga z'Imana. Urumva aha hantu koko Herode Petero yahava bigenze gute? Hatabayeho marayika w'Imana uri specific ushinzwe gukura abantu mu nzu y'imbohe. Herode ubu ntabwo yafata Petero burundu akazamunyongeramo hano. Ariko Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munota ntabwo uzi ibyo bagukoreye. Ntabwo uzi abarozi ibintu bagiye bagukoreraho. Ntabwo uzi imitongero n'imihango n'imigenzo ikuriho. Ntabwo uzi ibitambo byagiye bigutambaho n'amaturo yagiye atangwa kugira ngo uyu munota imigisha bifatiriwe. Imana ishimwe. Narababwiye ngo tuzira ibintu byinshi cyane. Iyo turi mu ijambo ryo kwibohora narababwira ni usabwa gusenga ukitandukanya n'amazina wahawe, ukitandukanya n'indahiro zakozwe n'ibisekuru uvukamo kuko indahiro ntizisaza cyane kuzishanyaguye, ukitandukanya n'amategeko y'ikuzimu akikurondora yakozwe n'ibisekuru bye cyangwa bagiye kukurogesha. Usabwa kwitandukanya n'amaturo yagiye atangwa. Mwabira bicano by'abakora shitani narababwiye ko bajyanaga amaturo buri gihe n'uyu munota baracyayajyana. Ninde wajya ku mukozi ukora shitani se adatwaye amaturo? Nyamara mukazi imbere y'abakozi b'Imana nta maturo mutwaye. Murumva atari ikibazo gikomeye? Niba umuntu ashobora kujya imbere y'umukozi ukorera shitani, akajya imbere y'umupfumu, akajya imbere y'umurozi yikoreye amaturo yamusabye, niba ari amafaranga, niba ari ihene y'ibara rimwe, niba ari inkoko y'ibara rimwe, niba ari inzoga yamutumye akagenda byikoreye, ari umukozi ukorera shitani. Mwebwe mukazi imbere y'abakozi b'Imana imbokoboko, nta maturo mutwe kandi ngo muje kubaraba abasengere. Murumva iyo Mana yanyu mwebwe izabagirira neza gute? Mwarangiza mukavuga ngo abapagani barakize, abapagani ko badukira n'abatajya mu nzu y'Imana, bazi kubahiriza amahame y'Imana zabo. Ninde wajya imbere y'umupfumu adatwaye amafaranga? Nta numwe. Nubwo atabamesha ariko abahari. Ariko we gushaka umugisha uturutse ku Mana, wowe uraje imbere y'umukozi w'Imana uhagarariye Imana gushaka kwa twatura umugisha. Uje imbokoboko. Uwo mukozi w'Imana guhaye isahara gusengeye. Ntushaka kuvuga ati umukozi w'Imana reka muhesha agaciro. Nyamara umupagana akajya imbere y'umupfumu ukorera shitani agiye kumusaba inzaratsi ngo z'igikundiro ngo zo gucuruza ngo abone abakiriye. Akamenya kubaha Imana ye. Mwebwe ngo murashaka umugisha w'Imana muzi imbere y'abakozi b'Imana imbokoboko. Muzawukura he? Ntawo muzabona. Ntawo muzabona. Iryo ni ihame. Haleluya.
iryo ni ihame rijyanye n'imigisha iva ku Mana. Abantu bubaha abakozi b'Imana bakabaha agaciro, umugisha barawubona kuko Imana ntuzigera uyibona n'amaso. Twege turabahuza b'abantu n'Imana. Barangije bamurindisha abantu. Nawe uyu munota navuga ko utazi ibikurinzi ibyo ari byo uko bingana. Uyu munota ubu wasanga uri muri gereza urinzwe n'abadayimoni barenga abangaba bari barinze Petero kwa Herode. Haleluya. Kandi ibyo ntabwo byari bihagije ngo no kuzindi inzugi zo hanze ngo hari abandi bantu ngo nabwo bamurinze. Haleluya. Ngo ariko ngo gusenga kwa bano bantu kugera ku Mana. Icyama gusenga kwawe kugere ku Mana uyu munsi. Haleluya. Icyama gusenga kwawe kugere ku Mana. Muri ibyo arimo gusenga kwanjye kukugereho. Icyama gusenga kwawe niburi uyu munsi kubasha kugera ku Mana. Imana ikoherereza ubutabazi, Imana ikoherereze marayika wayo ushinzwe kubohora abantu. Haleluya. Abamama hano muraboshye, ababyeyi muraboshye pe, abakobwa muraboshye. Hari abagiye gutagangara, hari abagiye kugumirwa mwameze n'imvi kandi muri beza. Haleluya. Ariko nimushaka kuza ngo umuntu abakorere deliverance mu bohoke, ngo mwarasenze ngo bapasiteri bo muri church ngo nabateka mutwe. Haleluya. Ya baba. Hari ababyeyi mugiye kuzicwa n'agahinda, mushaje mufite agahinda. Usabwa kubwira marayika w'Imana, usabwa gusanga abakozi b'Imana bifitiye amavuta babisigiwe. Erega abakozi b'Imana mujye musobanukirwa ko tudafite impano zimwe. Mujye mubisobanukirwa. Impano za Mwuka Wera ni 9, ariko nta mukozi w'Imana wazibona zose. Hari ufite 3, 4, 5. Nubona umukozi w'Imana ukabona afite impano iri specifique, iyo mpano yiprofita. Imana ishimwe. Nyankunda kubaha urugero nkabwa nti kuki y'urwaye ukajya kuri centre de santé indwara bakayinanirwa, kuki bagwa transfer ukajya ku bindi bitaro byanahagera nabyo bikanga bakaguhindi transfer cyangwa bakakoreza no hanze, wagereyo wenda ugakira. Amena. Mujye mubimenya ko no mu mwuka ama transfer yo mu mwuka baho. Shobora kuba warasenganye n'umuhanuzi pe agasenga uko ashoboye, ariko kubera ko amavuta yo kukubohora atayafite, cya kibazo kikakugumaho. Amena. Kuki utabona umukozi w'Imana wabisigiwe ubona afite iyo mpano Imana ikuyoboye ngo ugende Mwuka Wera Imana gutransfereyo agusengere. Haleluya. Harangije ngo kwa gusenga kwa abantu bitorero. Oh haleluya. Ngo kugera ku Mana. Imana irangije. Haleluya. Ihitigira gute? Yohereza marayika w'Imana ajya kubohora Petero kwa Herode. Buri buke bari mu mwice. Haleluya. Umva humura n'Imana igitabara umuntu ku munota wa nyuma. Abaririmbyi bararimbye ngo na nyuma ya zeri rakora. Imana ishimwe. Uyu munsi dosansoma Imana ikohereze marayika wo kugukura mu kibazo urimo. Imana ikohereze marayika wo kukubohora hana barozi bakuboheye. Imana ikohereze marayika. Haleluya. Yo kugukura mu kibazo ufite. Imana ishimwe. Ndumva muri uku kwezi kwa 6 abantu muri kuri uyu muryango Imana igira ibintu ibohora. Haleluya. Ukwezi kwa 5 kose gushize turi kuvuga ikintu cyo kubohoka. Mureke mbabwire marayika w'Imana ku kidendezi yazaga atunguranye, ntabwo yazaga buri gihe. Bajyaga kubona bakabona araje ubundi bakidumburamo. Hari igihe aya mavuta yo kubohora ndimo, hari igihe ntazayagumamo. Haleluya. Hari igihe ntazayagumamo. Imana ikantereka mu yane nkuko ntayamanywe na mbere. Haleluya. Imana ishimwe. Barangije ngo marayika w'Imana ngo abaraje. Ngo arangije asanga Petero ahantu yari aryamye ngo mukoma mu mbavu. Ngo aramubwira ngo Petero byuka. Haleluya. Reka mbabwire, hari igihe ugera mu bibazo guhagarara bikanga, kwicara bikanga ukaryama. Biba bikomeye burya. Iyo umuntu wasengaga ageze aharyama, buri ahantu Petero yari aryamye ntiyari kubasha kuzamura ngo Mwami Yesu ndengera. Ntabwo byari bushoboke. Haleluya. Hari igihe kigera ugatungwa nayo wasenze cyangwa ugatungwa n'amasengesho y'abandi bantu bagusengeye. Ijambo ry'Imana ryaramye ngo nubwo tutagaragara dutungishije benshi. Ubu hari abantu bagenda bagataha bakajya mu kazi bagataha, bakajya kubyara bagataha amahoro kubera ko wasenze. Igihe Petero ari muri gereza ntabwo arazi ko abantu inyuma bari kumusengera. Hagiye kubona abona ubutabazi buvuye ahera Hisiyone. Abona marayika w'Imana araje ataza havuye. Arangije ngo amufata akaboko, aramutambutsa, amuvana muri abo barinzi 16. Barenga urwo rugi, barenga urwa 2, barenga urwa 3. Oh amena. Ariko Petero bari bamuziritse. Herode yari yamuziritse ngo adacika.
nawe ntabwo uzi umuntu wakuziritse uko ameze, ntabwo uzi niba baraguhereye mu buhinja bakuroga, ntabwo uzi niba baraguhereye mu bukumi bakuroga. Icyo nzi cyo nuko hano ndi kuvugana n'abantu bari mu nzu y'imbohe, haleluya, batari kwinjira mu migisha yabo. Nimukorane na marayika w'Imana. Imana ishimwe. Arangije ngo baza kugera ku rundi rugi rwa nyuma na nyuma, ariko rwamwinjizaga mu murwa, ariko rwamwinjizaga mu migisha ye, ngo rwari urugi rukomeye rwo ruteye ubwoba. Ariko ngo marayika w'Imana akihagera, ngo rwa rugi ruramwifungurikira ubwarwo. Uru rugi na marayika baraziranye. Marayika afite kode idekoda uru rugi rwafunze imigisha yawe. Korana na marayika w'Imana, oh haleluya, aze afungure. Numwe nta numwe. Abantu bagiye bananirwa. Umubyeyi wawe nta burenganzira, nta bubasha afite bwo gukuraho ibi bintu. Ntabwo hari n'ababyeyi najyaga numva ngo bajye kuraguriza abana babo ngo bamenye ngo cyatumye batinda gushaka, ariko nabo bikabananira. Mana yitwa ishobora byose, haleluya, yitwa Uwiteka. Uyu ni ujye ushobora gukuraho ibi bintu. Ngo bageze kuri urwo rugi, ngo marayika w'Imana kireba rwa rugi gusa, ngo ruhita rubifungurikira ubwarwo. Niho twasomye ngo atarukoze hatanarurebye. Imana ishimwe. Ukeneye gukorana na marayika w'Imana, haleluya, ubohora imbohe, niwe ugomba kugukura muri ibi bibazo, niwe ugomba gukura muri abarozi bagiye bakuroga bakaguhambirira mu mazi, bakagushyira mu biti, bagushyira mu mirima, mu mizi, bakakuzinga, bagafata amafaranga, bagafata isura yawe. Marayika w'Imana niwe wareba ibi bintu akabikangara. Amen. Ngo arangije, ngo amaze gutereka Petero mu murwa, ngo aramurekura. Misiyo ye yari irangiye. Iyi Imana imaze kugutereka mu gisubizo cyawe, misiyo ibirangiye. Haleluya. Petero ngo arangije aravuga ngo ngo yarazi ngo ari kurota, ariko buriya muzi ko hari ibitangaza Imana igidukora tukagira ngo turi kurota. Oh haleluya. Petero ngo arangije arahumuka, ngo arangije ngo aravuga ngo menye neza uyu munsi ngo kuwitekanyije amaboko ya Herode. Witeka gukiza amaboko ya Herode mu bye turi gusengana. Nukuri Imana igukiza amaboko ya Herode umaze igihe ugenza ubuzima bwawe. Papa, Imana igukiza amaboko ya Herode. Nukuri umaze igihe ukugenza mu kazi. Abantu muri Amerika na Canada, Imana ibakiza amaboko ya Herode. Muri ibyo bihugu murimo hariyo Herode uteye ubwoba, Herode ubagenzereza abana ntibacyumva. Yo haleluya. Abantu bari muri Aziya na Australia, Imana ibakiza amaboko ya Herode. Oh haleluya, ndabahanuriye mu izina rya Yesu. Imana ibakiza amaboko ya Herode. Imana ishimwe. Abantu bari muri Afrika nabo turi kumwe mu Rwanda, Imana ibakiza amaboko ya Herode. Bashumba bagenzi banjye, Imana ibakiza amaboko ya Herode. Herode uri kutugenza mu murimo w'Imana, Imana idukiza amaboko ya Herode. Haleluya. Imana idukiza amaboko ya Herode. Imana ishimwe. Nukuri hari Herode umaze igihe ukugenza, hari Herode wakugenjeje kuva wakubaka urugo. Ni dokiri dotaye de sika de sansoma. Hari Herode umaze igihe ukugenza kuva watangira business. Hari Herode umaze igihe ukugenza kuva wagera muri icyo gihugu. Hari Herode umaze igihe ukugenza kuva wabyara umwana wa mbere. Hari Herode umaze igihe ukugenza kuva warangiza amashuri. Hari Herode umaze igihe ukugenza, ariko uyu munsi wa none marayika w'Imana ushinzwe kubohora imbohe agere ku buzima bwawe akubohore. Haleluya. Nukuri babye mukeneye kubohoka, amaboko yanyu akabohoka mugakora, inda zibyara zikabohoka mukabyara, ibirenge byanyu bikabohoka mukinjira mu mugisha mukagenda ibihugu n'amahanga, imigongo yanyu ikabohoka mugaheka, mukonsa mugakikira. Oh haleluya. Intoki zanyu zikabohoka mukambara impeta. Herode uyu munsi wa none akurekure mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Nimureke dusengane Imana, ubundi Nyagasani agire icyo akora ku buzima bwacu. Abantu b'Imana dukeneye kubohoka. Murabizi ko turimo dufunguza amarembo 7 Satani ajya afunga ku buzima bw'abantu b'Imana. Tugakorera Imana twitotomanga, mugasenga mwitotomanga, mukadiyakona mwitotomanga, kandi yamara mufite ubushake bwo gukora. Imana ishimwe. Ni mwebwe bakongera kureba mukarama kavuga muti twafunguza ibyacu gute, twakikuraho ibyo shitani yadushyizeho gute, twakwikura mu bibazo no mu bukene bigenze gute. Haleluya. Mana nziza, Mana iri hejuru ya byose, uyu munsi ndagushimiye Nyagasani. Wemeye ko nzi imbere yawe n'abano bana bawe wakoye amaraso Mwami, bagiye bari mu bihugu bitandukanye. Ni do sansoma edesika levosi do sanse kontrere dotaye. Harimo ababyeyi bamaze igihe bari mu nzu yo kwa Herode, harimo abapapa bamaze igihe bari mu nzu yo kwa Herode, harimo abashumba bamaze igihe bari mu nzu yo kwa Herode, harimo abarimu, harimo abadiyakoni, harimo abakozi bawe muri angere zigiye zitandukanye Mwami, harimo abasiribateri, harimo abasingomada n'abasingofada bamaze igihe bari mu nzu yo kwa Herode. Mwami Imana Uwiteka,
w'Uwiteka. Harimo abantu bubatse ingo ariko bakaba bari no mu nzu zo kwa Herode. Harimo abakobwa n'abasore mwami, harimo abashomeri, harimo abantu bategereje urubyaro, harimo abantu bategereje ibyiza mwami. Imigisha wagiye ubavugaho aya masaha ndabasengeye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga mvajuru, reka imbaraga zidasanzwe zimanukire ku butaka, zimanukire kuri uyu mugabane dutuyeho mwami Yesu Kristo, zimanukire mwami Imana kuri uyu mubumbe w'isi dutuyeho, zikora imirimo n'ibitangaza, zikura abantu mu mbohe mwami Yesu. Ubohora amaboko y'abantu, ubohora ibirenge by'abantu, ubohora ubwenge bw'abantu, ubohora amasura y'abantu, ubohora inda zibyara, ubohora amadiploma, amaperimi, nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka. Uruhora urubyaro rw'abantu mwami. Hari ababohewe abana mu buryo bw'umwuka, abana ntibacyumva, abana ntago bacyubaha. Hari ababohewe abagabo, hari ababohewe abagore mwami nyaguhora ku ngoma Imana. Aya masaha ndasenze manura imbaraga zidasanzwe mu izina rya Yesu. Ubohora ubwoko bwawe Mana nyaguhora ku ngoma Uwiteka, ubabohore bagubwe neza, bazagaruka imbere bari kugushima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Imana ibaha umugisha rero uyu munsi wa none, ubabere uw'umugisha, kandi abantu mukomeze mukoreshe y'ijambo ry'Imana. Ndabakunda. Shalom, shalom, shalom.